niba abantu bari kuvuga ibyo babona ntukarakare ujye ubareka bavuge none se uzababuza kuvuga 80% baba bari kureba aha uyu munsi nibarebe ejo hazaza ujye ubareka bavuge kuko babasha kureba ejo hazaza bakwitonda bakavuga make nigeze mbwira abantu ngo hari ikintu kitirukanwa na kwa jinara Yesu biba ngombwa ko wirukana tu kwa jinara Yesu ukayivuga wiruka uyibuze wicyaho cyaguhita niba uzi gucuranga ntuzi kwatona nuba uzi kwatona ntuzi kubyina niba uzi kubyina ntiturakubona waje gukora ku rusengero ngirira ukwegere ngo ntukankange si yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahagurutse Bibiliya ubuhanuzi bwahumetswe n'Imana Bibiliya gitabo gitandukanye n'ibisanzwe Bibiliya buhanga buhanitse udakomoka ku bantu uri ibyanditswe byera byahumetswe na Rurema Bibiliya buhanuzi bwahumetswe n'Imana Bibiliya gitabo gitandukanye n'ibisanzwe Yesu ashimwe cyane kadusuzanye muzamuri ibiganza Yesu Kristo ashimwe cyane reka dufate ibira zacu n'ubundi dusome twumve icyo Uwiteka avugana natwe ni ijambo ryiwe muri aya masaha kuri uyu munsi w'icyumweru kuri izi tariki 15 z'ukwezi kwa mbere kwa 2012 reka dusome mu rwandiko rwa kabiri ko rwanditswe na Petero cya mbere ku mirongo 19 rwandiko rwa kabiri ko rwanditswe na Petero igice cya mbere ku murongo wa 19 twihute tuhagere dusome ipaji ya 241 mu isezerano rishya aranditse ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza muri kacu z'umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandukira mu mitima yanyu Imana nishimwe cyane amen reka subiremo uyu murongo ko niho turi bukuremo insanganyamatsiko turi buze kuganiraho ubundi tugakuramo icyifuzo tugasenga Imana haranditse ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza muri kacu z'umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandukira mu mitima yanyu Imana nishimwe cyane amen nitwa NIYONSHUTI Theogene ndi umukristo kuri umudugudu wa Kiruhura ndi umugabo ushima Imana izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ndashima Imana yuko ku kwezi kwa mbere ndi mu nzu y'Imana mbere yuko nyizwa mbere y'imyaka 9 narakira agakiza kwezi kwa mbere kwarangiraga nyinaniwe cyane cyangwa se nyiri umusinzi izo nabaga nanyweye kuri bodane no kuri Noheli zabaga zikindimo numva afite umunaniro mwinshi burya abasinzi baragowe cyangwa abantu bamwe inzoga mu gitondo yari yasinze arabyuka akajya ku kabara agashyiramo rimwe ngagiye kwivura inzoga yarayanyweye nawe yashyizemo rimwe abazisembuye arongera akamuzindi inyota reka bishobora gukomera n'ubundi bukagira nimugoroba yarangije kuba nk'uko yaraye shimye imbabazi z'Uwiteka zambabariye zikangiza icyo cyaka cyo mu kabari Imana ishimwe cyane urumogi rwo rwari rwaranyishe nararuhiye muri uyu mujyi wa Kigali narabyinnye mu Makadirak narabyinnye KBC ndabyina Casablanca Cosmos hagikora aho hose narabyinye ariko shimye Imana yuko yasanze mu byaha ikambabarira ikambabara ngifite imbaraga none nkaba ndi umukozi wayo Imana ishimwe cyane nashimaga Imana ashimira imbabazi zayo yangiriye irindi shimwe rya kabiri shimira Imana nuko kuri bonane noneho byabaye ndi wanjye
bivuga ngo kubunane itariki ya mbere nanjye narindi wanjye nyuma y'imyaka 7 ntagira iwanjye ntagira iyo ntaha mbese nagendaga ntafite iyo mvuye ariko nanjye kuri bonane narindi wanjye ubundi barabanga ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi ntago wabyumva ariko nge ndimo ndabyumva cyane imyaka 7 yari ishize ntazi inyandiko y'ubukode mbese ntazi nyirinzu ngaje kwisuza uko bisa reka da ariko nanjye njya kubona nkabona uwirondo w'umutekano aje kunyaka 1000 cy'umutekano nabyo birafasha ngafashwa iyo ndyamye nkumva aravuze ngo mbese bagiye nkumva twabaye benshi kandi ari njyenyine ari kubaza Imana ishimwe kuri bonane nanjye narindi wanjye ndafashijwe kandi nukufashwa iyo ntekereje imbaraga z'Imana n'iby'Imana yakoze reka ngarikiriza aho mashimwe cyakoze niba wumva twafatanya gushima Imana newe wibutse iby'Imana wakoze mwayimera icyubahiro Imana bampere umugisha mwinshi Petero yaravuze ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera ngo kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza ni muri kacuza umwijima rigakesha ijoro likageza w'inyenyeri yo mu ruturutu rizabandukira mu mitima yanyu sanganyamatsiko cyangwa icyo nakwita umutwe cyangwa teme cyangwa se icyigisho tugiye kwigaho kiravuga ngo birakwiriye ko umukristo amenya agaciro k'ijambo abo twabanye mu iteraniro rya mbere nababwiye ngo burya ijambo rigira agaciro bitewe n'uwarivuze kandi rikagirira umumaro uribwiwe bitewe n'uwarimubwiye gasubiremo aya magambo ijambo rigira agaciro bitewe n'urivuze kandi ijambo rigirira umumaro uribwiwe bitewe n'uwarimubwiye kandi reka mbabwire niba abantu bari kuvuga ibyo babona ntukarakare gasubiramo iki kintu niba abantu bari kuvuga ibyo babona ntukarakare ujye ubareka bavuge none se uzababuza kuvuga 80% baba bari kureba aha uyu munsi nibarebe ejo hazaza ujye ubareka bavuge kuko babasha kureba ejo hazaza bakwitonda bakavuga make kandi nanone icyo ashimira Imana yo mu ijuru ni kutabareka ngo bakomeze kuvuga gusa iyo ireba ejo hazaza nayo ijya imanuka ikagira icyo bivuga haleluya Imana ishimwe kumenya agaciro k'ijambo Petero arandika aravuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera nyiri kuri uyu murongo gusa byashoboka kuba yarasobanukiwe ko hariho andi magambo ajya avuga akagera hagata agaciro ariko hejuru y'ayo magambo yose ajya ata agaciro nubwo yaba yavuganywe imbaraga hejuru yayo hari irindi ritajya rita agaciro ari byo tugiye kuganira somye ku murongo wa 16 usanga yarasobanukiwe nyiri iryo jambo cyangwa yarasobanukiwe jambo ubwe Yohana mu rwandiko mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe n'Yohana igice cya mbere ku murongo wa 1 yaranditse ngo mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe nguwo tugiye kuvuga ku murongo wa 19 niho yasobanukiwe n'ibimuvamo arabanga icyakoze amenye neza kandi magambo yose ajya agera hagata agaciro ariko ijambo rye ntirijya rita agaciro Imana ishimwe ntirijya rita agaciro ntirijya rita agaciro hari umuhanga umwe wanditse yandika ku bantu bagiye bakomera muri iyi si bagiye bagira amateka nimwe n'amadisikuru yabo bagakomera amagambo bagiye bavuga bagenda bagira n'abayoboke bagenda babakurikira mu gihe cyabo yandika yakoze kuri ba Hitler bo mu Budage b'Abadage havuga uburyo bavutse havuga kuntu bakomeye hasubiramo za disikuru yagiye avuga ibihugu yagiye afata kuntu yagerageje gufata isi ariko ajya gukomeza kugenda yandika ageraho yandika no ku iherezo rye ko kugeza kuri uyu munsi
amashanyarazi yazimye nubwo badapfa kuvuga neza urupfu yapfuye ariko abenshi bavuga ko yaba yarishyize muri side ndetse n'umuryango we wa undi yitireri wari ukomeye aza kuzima neza birarangira n'ijambo rye rirarangira ndumva ubu nta n'uwakwigana disikuriye haramutse higanye twamwita umunazi byamugora gato kugira ngo ave imbere y'ubucamanza komeje arandika gende yandika abantu bakomeye agera kuri ba Chekiwara bo muri Amerika y'Amajyepfo kuntu bagiye bakomera mu gihe cyabo baramanuka agera mu burasirazuba bwo hagati yandika kuri ba Saddam Hussein ubudahangarwa bwabo no gukomera kwabo n'impfu zabo uko yagiye apfuye Saddam Hussein agera hano muri Afurika no hafi agera kuri Savimbi avuga imbaraga ze mu gihe cye cy'ubunyeshyamba n'ingabo yari afite n'urupfu yapfuye uburyo bamuzengurikije Savimbi bamutwaye mu ngorofani kandi igihe cye yarakomeye we n'ijambo rye ryari rikomeye agera muri Uganda avuga kuri Idi Amin nawe avuga gukomera kwe n'urupfu yapfuye uko yapfuye abo bose bari bakomeye ageze kuri kuwo muri Kongo we amusobanura we haravuga n'amazina yabasha kuyakurikirana hari n'abazi kuyafata mu mutwe rero ngo yari yayise ngo mu mbuto ngo sesese ko ngo kukuwaza banga iyo bose ngo yarihaye ni peta rya marishari naryo yararyihaye avuga gukomera kwe n'amadisikuru yagiye avuga agiye kuvuga iherezo rye haravuga ngo yaguye muri Maroc mu buhunzi apfazize indwara ya kanseri wa undi mu mbuto sesese ko marishari kukuwaza banga yari yaravuze ngo ni perezida wa miliyari ngo perezida w'ubuzima bwose gahambwa n'abantu 16 bo mu muryango we marishari yarapfuye ntibatanga konje kandi yarapfuye komeza Petanka aravuga ngo mumaze gusobanukirwa ko hari amagambo ajya atagaciro hakaba hariho n'ijambo ritata agaciro mukaba mumaze kurimenya neza Uwiteka Yeremiya ngo mbonye ngo ni umurinzi uko niko ndindi ijambo ryanjye ngo risohoze icyo naritumye ubwo mumaze gusobanukirwa ijambo ryanjye ageze kuri beyi y'umurongo Petero aravuga ngo ubwo mumaze kurimenya ko rikomeye icyo musigaje ni kuryita ariho hazingiye ibintu bine tugiye kuvuga mu minota mike ntari busobanureho ugende wandika nugirirwa ubuntu nugera mu rugo umwuka arakomeza kugufasha kwiga iyo nyigisho ibintu bigeze kuri bine bikubiye muri iri jambo riva ngo kuryitaho numenya kumenya agaciro k'ijambo urahita ukurikizaho kuryitaho kandi Petero ahumuriza abamenya agaciro k'ijambo arababwira ngo nimubasha kumenya kuryitaho ndababwira ko rizababera itabaza kandi si itabaza gusa rizanabasindagize ribageze mu gihe inyenyeri zo mu ruturuturu zizabandikira mu mitima kuryitaho ijambo waryitaho ute dore ko n'umuntu ashobora kugwanurira ngo irakwambitse wareba ugasanga ishati yambaye yacitse ikora umuntu akakuhanurira ngo iguhaye inzu washakisha amakuru ye ugasanga aracyarara mu butayu no mu byumba by'amasengesho kandi yaguhanuriye ngo iguhaye inzu kakubwira ngo irakugaburiye kandi ugasanga afite inzara inzara y'amateka kakubwira ngo igize gutya kandi we nta kiragira icyambere uzaryita hari uko wizeye ijambo ivuze utitaye kuvugana nawe wizemo reka nsubiremo uzaryitaho ari uko uryizeye utitaye kumaze kuguhanurira Yeremiya igice cya 12 kugeza kwa 8 we yaranditse aravuga ngo hahirwa uwizera Uwiteka akamubera ibyiringiro ageze ku murongo wa 8 asobanura uwo muntu aravuga ngo azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo gishoye imizi yacyo mu mugezi ngo ntikizatinya umwaka wacengwemo n'amapfa ngo ntikizareka no kwera imbuto muri icyo gihe nubwo ari igihe cy'amapfa cyambere ni ukwizera shamba Imana ivuganye nawe cya kabiri ugomba gukurikizaho kwihangana cyambere ugomba ubonye ko ugomba
ijambo Imana ivuganye nawe uzaryitaho ijambo Imana ivuganye nawe uryizera icya kabiri uzaryitaho wihanganye kubera iki kuko niba Imana ivuganye nawe kuzageraho izabisohoreza harimo urugendo rutari ruto rukomeye harimo kuzamuka hariho kumanuka hari aho usanga ikiraro cyacitse kwitonda gato ugashaka umwitangirizwa ugasimbuka hari aho ugera usanga byakomeye bikangombwa gukura mukiruka nigeze mbwira abantu ngo hari ikintu kitirukanwa na kwa jinara Yesu biba ngombwa ko wirukana tu kwa jinara Yesu ukayivuga wiruka uyivuze wicyaho cyaguhitana Yosefu nayikuza kumugarukaho mukapotifari ajya kumufata yavuga ngo mu izina ry'Imana kwa jinara Yesu ma yari kuhagwa yayivuze rikanakuramo yiruka we aho ya ngombwa kukinabiro ko wamugane wa papa Mugisha bitabaye ibyo hasiga ubuzima kandi wavuze kwa jinara Yesu nk'esheshatu cyangwa 10 ngo kinyibisirize kirakubise kigeze si we wizana mu izina rya Yesu ntuzi yuko turi abaririmbyi mwabo hari ibidasaba ko kwa jinara Yesu mbese unayivuga ariko unakuramo wiruka urwo rugendo uko rukomeye kuva aho yavuganiye nawe kugeraho izabisohoreza biragusaba kugenda wizeye ijambo Imana yavuganye nawe icyo ni icya mbere icya kabiri kandi ukagenda muri urwo rugendo wihanganye kongeraho kwihangana hanyuma yo kuryizera Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 kwa kabiri yaranditse abantu muvuga ko ari iby'ibyishimo nimugubwa gitumu nibibagerageza ngo kandi ku murongo wa 3 arakomeza abantu umenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ageze ku murongo wa 4 bakurira inzira ku murima niko navuga ngo kandi mumenye ko kwizera kuri muri mwe nako kugomba gusohoza umurimo wako hatabuzeho na gato mushyitsi bivuga niba hari izindi mana muri twe ziri gutanga umusaruro iyo mana yo kwihangana twahawe muri twe twayihawe bibikwe nayo igomba gukora izakora ryari izakora uko habonetse ibitugerageza ukagaragara ushyitse hatabuzeho na gato yireke nayitange umusaruro izatanga umusaruro ari kugeze muri cya gicuku cyicura burindi uzagitambukamo wibutse ijambo Imana yavuganye nawe ugakomeza kwihangana no kuryizera ugakomeza urugendo tugeze ku cya gatatu ndimo ndihuta cya gatatu hanyuma yo kwizera ijambo hanyuma yo kwihangana icya gatatu ugomba kongeraho gukiranuka kandi nibiba byoroshye gukiranuka waburaye gukiranuka wabuze imyenda yo kwambara gukiranuka wabuze isabune uragira ngo biroroshye se ese kayamuni hariho n'abandi bazi kwirwanaho kandi ubuzima bugakomeza ariko ukibuka ko hari icyo wavuganye nawe kumva utacumura ku mwanya ukabona utacyari umukristo uwanditse wabaye muri igice cya mbere ku murongo wa 9 yaranditse ngo kuko wakunze gukiranuka kandi ukanga ubugome icyo nicyo kizatuma mba Imana yawe nkakuzamura nkakurutisha abagenzi kandi nkagusiga amavuta y'ibyishimo bivuga ngo wari gukora icyaha hagire n'ubimenya ariko kuko wakunze kwakiranuka Imana nayo izumva kuba Imana yawe bitayiteye isoni mbese kuba Imana yawe kwitwa Imana ya Suzana muri marato nta soni biteye kuko irabizi neza ko Suzana kiranuka no kugatenteke afite n'inyana mbese kwitwa Imana ya Filipo kuri moto nta soni biteye kuko nta mugenzi ari amafaranga ye kuko wakunze gukiranuka ariko kuri bwa umutari ntawe uri kumwe nawe ntibizagutera isoni byo kwitwa Imana haguruka gato mbese kugendana nawe byayibera ifiyeri barizuko nge ngurumva Imana byayibera ifiyeri kugendana nawe mbese kumvira kumwe nawe nta soni byayitera yigeze ibwira Satani mu gitabo cyayo yigeze ibwira Satani ngo yewe Satani mvuye kuzerera mu isi Imana iki
ikimara kuba ko Satani ivuye mwiza iravuga ngo kuba Yobu yakwitirwa ko ari umukiranutsi wanjye tuba mbese wabonye inshuti yanjye mwisi ko bavuga mbere we ibaze kuba Imana yavuga ngo mbonye inshuti muri Ebenezeri ibaze kuba Imana yavuga ngo muri Kiruhura mbonye miki inshuti icya kabiri uzatambuka ahantu wihanga ukiranuka icya gatatu cyo kwetugezeho tujya ku cya kane ntamuke turimo turihuta cya kane hanyuma yo kwizera ijambo Imana ivuganye nawe hanyuma yo kwihangana hanyuma yo gukiranuka kandi bikomeye hari byinshi nawe urabizi umwuka ari kukubwira nawe urabizi waratambutse umwana wawe bamukubise urushyi umuturanyi amukubise urushyi waratambutse umuboyi amenye teremusi waratambutse muri tagisi bagukandagiye kwizera umva kwihangana kwawe kwatanze umusaruro uri kugura yaje pale muri Nyabugogo kwizera umva kwihangana kwawe kwatanze umusaruro nawe urabizi ko kwihangana kutasatanze umusaruro kandi kije gutuma kugira ngo Imana yo kwihangana yawe nawe itange umusaruro kwari tugeze ku gukiranuka icya gatatu dukomeze tugere ku cya kane aricyo tugezeho kivuga ngo ugomba kuguma mu murimo soza n'anasenga niba Imana imaze kuvugana nawe ugomba gukurikizaho kuryizera ugakurikizaho kwihangana ugakurikizaho gukiranuka icya kane ugomba kuguma mu murimo kuko ijya kuvugana nawe yagusanze mu murimo kandi mwese ntabwo muzaba abaririmbyi nta nubwo mwese muzabwiriza nka Theogene harimo abari muri mwe batazabwiriza ariko namwe harimo n'abazinga ibirago aho twagiye gusengera mu cyumba cy'amasengesho utazamwirataho rero sibyo se niba uzi gucuranga ntuzi kwatona nuba uzi kwatona ntuzi kubyina niba uzi kubyina ntiturakubona waje gukora ku rusengero ngirira ukwegere ngo ntukankange Goreti we uzi kuririmba ariko ntukankange Haleluya kandi akabibiri banga wenda kanga sorezeho mu nzu y'Imana harimo imirimo myinshi itandukanye ahubwo kubaho ntacyo ukora mu itorero sinzi hari ugeze atubwira ngo niba ntacyo umaze ugomba gupfa harawe ngo sinzapfa nzarama ngo kugira ngo ntekereze abantu imirimo itangaje yakoze iminsi umaze ubundi umaze ni ikibazo wakwibaza umusaruro uri gutanga mu itorero nigeze mbaho reka ndangirize kuraka nigeze mbaho aho nasengeraga ntabwo nakirirwa ahantu undi mudugudu nakirijwemo ntasengera nzinduka muri Nibature nakunda kubera muri Nibature cyane numva ari umuhamagaro wanjye ariko none hari n'impamvu n'igihe biba ngombwa kujya muri Nibature ariko nanone hari impamvu bitewe n'impamvu ukabona ariho waturira kuko ku cyumweru sinaturaga kadaha gusa ntabwo ari inyuma nkagera hano kuntu nari imeze mu cya 10 nagitangaga muri Nibature ngo atagira uza kubona impamvu za hano inyuma cyangwa kuntu meze nkatura muri Nibature imirimo yanjye yose numvaga nayikora muri Nibature mara umwaka n'amezi 6 nzinduka nicara ku ntebe ya hano imbere kubivuga Jeff ari hano Jeff turaziranye twari twarashize Goreta ajya guhanga kandi ko wamwemeye nawe yarakubwiye kandi nawe urabizi ko dufitanye amateka Jeff twari twarashize ntabwo uri kuyipangira icyubahiro wenyine rwose haleluya Jeff akagasura dufite ni Yesu amen ajya nzinduka muri Nibature mara umbwira ngo n'umunsi n'umwe ngo nisenge ariko se Imana ibora imbwira ngo nzayikorera no muri Nibature irimo abantu batarenze
20 ntibaranambwira ngo senge bizagenda gute bo mitani mvuga ati reka nishwane we nishakira umurimo nzajya nkora nari mvuze kuri cya kindi cyo kugira ikintu ukora mu itore nkajya nza ngatoragura udushashi twa papier mushwari bateye mu rusengero twadushashi twa turi mu rusengero twa twatakaye hadutoragura indirimbo ivuga ngo ntumiteho mukiza ubwo ugendera abandi ntusi ndadutoragura ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu amezi 6 ntarumva nijwi rimbwira ngo humura ndakuzi hari n'igihe igiceceka ariko shimira Imana ko iceceka yumvishije muyimera icyubahiro iceceka yumvishije Imana ishimwe ndadutoragura rimwe ngiye kuturekura kuri fubere yari hepfo kuri toyo urahabona 10:40 gutyo nurekuye ndadutoragura muga muri nibato nurekuriye muri fubere mitanumvijwe nta muhanuzi ndakebuka ndebuvuganye nanjye ndamubura numvijwe rimbwira ngo humura mwana wanjye n'uwo muri mukora nawe ndawandika ubwo si nkuko peje gira icyo ukora nene bibaze nadutoraguraga ntarumvijwe wibaze rero kudutoragura numvishijwe naragakurikiranaga naho kari nkagakura muri niba ture nagiye nihangira imirimo rwose mu rusengero hajya nzinduka ngategura ukuntu bari buze kwicara nkahita afata igitabo cy'indirimbo ngatangiza indirimbo yo mu gitabo havuga ati ntawe uri buze ngacecekeshe nibazi indirimbo barayikomerezaho nanjye ndaba ntangije amateraniro y'iwacu nanjye mara igihe nyatangiza baza bakomereza kuri ya yindi natangiye nyeganyeza ukajya mubwire ngo ihangira umurimo